Ndagusuhuje kandi nkwaye ikaze wowe ukurikiye ikiganiro cy'uyu munsi baho neza twite ku buzima bwo mu mutwe. Ni ikiganiro nk'uko mumaze kubimenyera mugezwaho n'umuryango Avega Gahozo ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cy'ubuzima RBC ndetse n'Imbuto Foundation. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti twubake umuryango mwiza uzira ihohotera, ari nayo nsanganyamatsiko tuziyagenderaho muri iyi minsi 16 yahariwe ubukangurambaga mu kurwanya no gukumira ihohotera rishingiye ku gitsina. Bana natwe ubashe gusobanukirwa kurushaho byinshi kuri iyo nsanganyamatsiko ndetse n'uburyo wakirinda gukora cyangwa gukorerwa ihohotera rishingiye ku gitsina. Mugiye kugezwaho nanjye Keza Melissa, nguhaye ikaze. Uyu munsi ntabwo ndi njyenyine muri iki kiganiro, ndaba ndi kumwe n'abatumirwa bari budufashe gusobanukirwa no gusesengura kurushaho insanganyamatsiko y'uyu munsi. Mpereye iburyo bwanjye turi kumwe na Mukeshimana Louise. Louise akaba ari umukozi ushinzwe gukurikirana ibikorwa mu muryango Ubuntu Center for Peace. Louise, turakwakiriye uyu munsi. Murakoze cyane. Nkomereje ibumoso bwanjye turi kumwe kandi n'impuguke mu bijyanye n'uburinganire ndetse n'ubwuzuzanye, Nkundimfura Rosette, turakwakira. Dutangira ikiganiro tujye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti twubake umuryango mwiza uzira ihohotera. Numva Rosette twatangira udufasha gusobanukirwa, turi gukomeza kuvuga ku ihohotera. Ese ihohotera ni iki? Ese rikorerwa bande? Rikorwa rite? Ese haba hari ubwoko bugiye butandukanye bw'ihohotera, kugira ngo dutangire abadukurikiye babasha gusobanukirwa kurushaho ihohotera tugiye kuganiraho ni iki. Murakoze cyane. Ndabanza kubashimira mwakoze kudutumira. Ihohotera ubu ntabwo bakivuga ngo ihohoterwa, mwarabyumvise ko byahindutse. Ihohotera ni igikorwa icyo ari cyo cyose gikorerwa umuntu kubera ari igitsina gore cyangwa igitsina gabo, kikamuvutsa uburenganzira bwe, kikaba cyamugiraho ingaruka haba ku mubiri, ku marangamutima, ku mutungo ndetse no ku gitsina. Iryo hohotera rero rishobora gukorwa n'umugabo cyangwa n'umugore, ariko ubushakashatsi bugaragaza ko ku isi yose abagore ngo 3 muri 5 barahuye n'ihohoterwa. Mu Rwanda 60% irenga y'abahohoterwa n'abagore. Birumvikana ko ari n'abagabo bahohoterwa. Hanyuma iryo hohoterwa rishobora gukorerwa mu ngo, mu miryango, rishobora gukorerwa mu kazi aho umuntu akora, rishobora gukorerwa mu mashuri, rishobora gukorerwa no hanze nko mu kabare cyangwa hanze, ugasanga umuntu araguhohoteye kuko uri umugore cyangwa uri umugabo. Mujya mwumva mu miryango abagabo bahohotera abagore cyangwa abagore bahohotera abagabo, nabyo birashoboka. Mu babyeyi bahohotera umwana cyangwa se abana bashobora no guhohotera umubyeyi. Donc iryo hohoterwa naho hantu niho ribera, umuntu abivuze muri make. Urakoze cyane Rosette, ubashije kudusobanurira tunumva kurushaho ihohotera turi gukomeza kuvuga muri rusange niki, ubwoko bugiye butandukanye bw'ihohotera barikorerwa. Tunamenye ko harimo ihohotera rishingiye ko umuntu ari umugabo cyangwa umugore. Numva bise binansunikira ku kibazo cya kabiri bizajya kudufasha gusobanukirwa ese ihohotera rishingiye ku gitsina ku muntu ari umugabo se cyangwa ari umugore, ihohotera rishingiye ku gitsina niki? Ese ni izihe mpamvu zishobora gutera umuntu gukorerwa cyangwa gukora iryo hohotera rishingiye ku gitsina? Ariko noneho kugira ngo mibarize icyarimwe nadusobanurire by'umwihariko ingaruka bigira noneho ku buzima bwo mu mutwe. Tumenyereye ingaruka dusanzwe tuzi, tuvuga ingaruka zo ku mubiri, gukomereka iki se, ariko noneho udufashe gusobanukirwa ese ni izihe ngaruka iryo hohotera rigira ku buzima bwo mu mutwe. Yego. Murakoze cyane, Rosette abivuze neza. Nanone uburyo ihohoterwa rishobora kuba mu marangamutima, rishobora gukorerwa ku mubiri, rishobora no gukorerwa mu rugo nyine ku mutungo cyangwa se kubuzwa uburenganzira. Ihohoterwa rero kugira ngo ukora ihohotera
birashoboka ko bishobora kuba ari ibibazo by'imikurire, ibikomere byo mu mikurire yagize bikamugiraho ingaruka yaba mu mitekerereze no mu mikorere, akazashiduka ahohotera abandi. Biranashoboka ariko ko ashobora guhohotera abandi kubera ingeso cyangwa n'imico mibi. Hari ibintu byinshi bishobora gutera kuba umuntu yagira ihohotera. Hanyuma rero ihohotera ry'umwihariko rishingiye ku gitsina ari ryo wenda twibandaho, yaba umugabo urikorewe cyangwa se umwana cyangwa se umugore urikorewe, rimugiraho ingaruka zidasaza. Reka mvuge ko zidasaza. Ihohotera zishobora kugira ingaruka ku buryo uzanabyibuka ushaje, ryarabaye uri muto ariko ukajya uhora ubyibuka. Rishobora kugira ingaruka ku mubiri. Burya ihohotera rishobora gutera abantu bakaba bagusigira uburwayi butandukanye, cyane cyane tuvuga rya rindi ryo ku gitsina. Rishobora kuba ariko nanone bitera n'ikibazo cyangwa se ubuzima bwo mu mutwe butameze neza. Sinzi ari naho wenda mwibanze kumbaza ku buzima bwo mu mutwe. Rero ihohoterwa rishobora kugaragara ku bantu mu buryo butandukanye, rimusigira ibikomere byo ku mutima, rikaba ryamusigira nanone imitekerereze itameze neza, ahorana ubwoba. Umuntu wahohotewe ahora afite ubwoba n'igihe bitari ngombwa, amarangamutima yahora ajya hasi yongera azamuka, rimwe akaba yagira ubwoba, ubundi akaba yakumva ntacyo amaze, agera ku gihe yizinukwa akumva ntacyo amaze. Bishobora no kugera ku rwego ariko nanone umuntu wahohotewe yumva yanze ubuzima. Hari abantu bashaka kwiyambura ubuzima kubera ko yahohotewe mu gihe runaka, kuko guhohoterwa ubundi bivuze guteshwa n'agaciro, uba wateshejwe n'agaciro. Hanyuma rero ibindi bibazo bikunda kubabaho, bwa bwoba bushaka kumutera kubura ibitotsi, ahora ashikagurika. Ni bimwe mu bimenyetso nanone umuntu wahohotewe ashobora guhura nabyo. Ikindi ni uburakari budafite iyo biva. Kumva umuntu yari ameze neza ariko yagira imbarutso, niba ari nk'umuntu wamuhohoteye, yamubona cyangwa yabona n'uwambaye umwenda usa n'uwe, akaba yakongera agasubira inyuma, akagira ibimenyetso nka bya bindi yagize igihe yahohoterwaga. Ihohotera rero kubera ko ari igikorwa gitesha agaciro umuntu, cyane cyane ryo ku gitsina, rigatuma umuntu atongera kwibona hazaza, rituma n'agaciro ke wa wundi yari we, intego ziwe yumva zishobora kuba zaragarukiye ku burenganzira bw'ikiremwamuntu, cyangwa se ku kuba yari umuntu n'agaciro kashobora kuba yarambiwe kirya gihe. Ari nabyo bishobora gutuma havamo n'uburwayi bwo mu mutwe bukomeye, agahinda gakabije. Ubwo wenda twavuga ku bimenyetso ko bishobora gutuma umuntu agira agahinda gakabije, ashobora kugira ihungabana, rishobora kugira izindi nkurikizi. Kandi uko agira iryo hungabana agira no kugihe agira uburwayi bukomeye, noneho bugera no ku rwego burenze ka gahinda tubona, burenze ya mitekerereze, ahubwo akagera noneho kuri bwa burwayi buba chronique, cyangwa se navuga ngo budakira. Ihohotera rero n'ihohoterwa ku buzima bwo mu mutwe bw'umuntu, kuko byica amarangamutima, byica umuntu w'imbere, bimusigira n'ibikomere bitajya bipfa gukira, bitoroshye kugira ngo bibashe gukorwaho iyo umuntu atabyitayeho. Urakoze cyane Louise, dushushijeho gusobanukirwa mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Tumenyereye kubona cyangwa se kwibanda ku ngaruka zo ku mubiri zigirwa n'umuntu wakorewe ihohoterwa, ariko wongere kutwibutsa ko n'umuntu wakorewe iryo hohoterwa agira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe. Numva rero abantu badukurikiye ushobora kuba wibandaga kuri izo ngaruka zonyine zo ku mubiri, ariko noneho wongere urebe niba koko nta ngaruka byigeze bigira ku buzima bwawe bwo mu mutwe, yewe unahereho usabe ubwo bufasha. Ariko hari akantu bakomojeho numva twanatindaho, ko iryo hohoterwa rikorerwa ku bantu batandukanye, cyane cyane turi kuvugaho aka kanya ko rishingiye ku gitsina. Ariko numva tutava kuri iki kibazo tutasangije abadukurikiye. Ese Louise yabikomoje, ariko numva twokongera tukabivugaho gato. Rosette, ni izihe mpamvu, ni ikihe gitera cy'iryo korerwa ry'ihohoterwa? Ese twasangiza ni ibihe mpamvu zigiye zitandukanye ihohoterwa rishobora gukorerwa umuntu? Icya mbere gitera buriya
buriya yabivuze arakoze Louise. Icyo nongeraho ku byo yaravuze, ikindi gitera ihohotera, icya mbere ikindi nakongeraho ni icyo twita gender inequality cyangwa ubusumbane. Iyo umuntu yakuze ashizwe hasi, ni kagaciro yitakariza, nibwo umuntu yitakariza. Amateka tugaragariza ko mu Rwanda no muri izindi sosiyete, nta nubwo ari mu Rwanda gusa, abagore ni bamwe muri kategori batabarwaga nk'abantu. Niyo ugiye muri Bible mu mico y'Abayahudi, uzi ko Yesu yahazaga 5,000, bakavuga ati ni 5,000 by'abagabo utabariyemo abagore n'abana. Kandi nyamara abantu benshi bari bahari n'abagore n'abana, kuko umugabo umwe ashobora kuba afite abagore nka 2, umugore umwe ashobora kuba afite nk'abana 5, 6. Iyo ugiye no muri sosiyete nyarwanda, abagore bari barasigajwe inyuma kugeza aho umugore atari yemerewe, no mu mategeko birimo, atemerewe gufunguza konte, atemerewe gutangiza ubucuruzi, atemerewe kugira ikintu gifatika yakora adahawe uburenganzira, umugabo warinze kumusinyira. Ibyo bintu bikajya mu mategeko. Abana b'abakobwa, iyo wabyaraga umukobwa 1, 2, 3, akenshi barakwirukanaga, baragusendaga, baraguharikaga, kuko guje guca umuryango. Umukobwa iyo yakuraga bamwerekaga ko akazi ke nako kuzarongorwa, kuzashaka mu wundi muryango. Niyo mpamvu atajyaga mu ishuri, niyo mpamvu ari kugenda akitegura kuzajya kuba umugore w'undi muntu. Niyo mpamvu uyu munsi usanga hari abakobwa batigeze bagira uburenganzira ku mitungo y'ababyeyi babo, basaza babo bakababwira ati reka mugende ku bagabo banyu mwashatse. Njyewe mfite kesi nakiriye, umugore amubwira ati twasigaye turi 2, njyewe na musaza wanyu, ariko imitungo iwacu basize yaranyimye habe n'akantu na kamwe. Iryo ni ihohoterwa rishingiye ko ari umukobwa, kandi rinashingiye kuri wa mutungo. Umwaka twavuze amoko ane ihohoterwa: irikorerwa ku mubiri, irikorerwa ku mutungo, irikorerwa ku gitsina, ndetse n'ikorerwa mu marangamutima. Ikindi gikomeye nicyo bita power imbalance, ububasha. Sosiyete nyarwanda cyangwa se umuco nyarwanda wahaye ububasha bwinshi abagabo kurusha abagore. Niyo mpamvu uzumva n'umugabo akubwira ati jyewe ntunze umugore n'abana, kubera ko kuva kera kose nyine umugore aratunzwe, abarirwa mu bintu. Mbese nk'uko waha agaciro inka, hari n'abantu bahaga agaciro inka cyane kurusha n'umugore. Niyo mpamvu usanga mu makwe wenda bitangiye kugabanuka, usanga imiryango ipfa kubera inkwano. Umukobwa wacu yarize, muraduha inka 20, muraduha inka 10, ntayo dufite karekareka. Kubera iki? Baramufata nk'igicuruzwa kurusha uko ari umuntu. Ikindi nakongeraho ni ikijyanye na icyo bita weak laws and policies. Iyo igihugu kidafite amategeko na politike zirengera igitsina kimwe cyangwa abagore basigajwe inyuma, shaka kuba amategeko ahari, yewe polisi zihari cyangwa se politike zihari, ariko zidashyirwa mu bikorwa. Ibyo ngibyo nabyo bituma abagore bahohoterwa. Impamvu turi kuvuga abagore nuko aribo bahohotewe muri ibi bihe byose. Ugasanga mu by'ukuri amategeko arahari, tujya tubibona. Abantu benshi bigira mu Rwanda. Jewe hari bamwe nigeze kwakira bo muri niba ari Burkina Faso, none ndababaza se yego mwaje kwigira mu Rwanda bya gender, n'urusa ayo mategeko yose turi kubabwira ati ntayo mufite, ati cyakwereka yo dufite. Ni menshi kandi meza cyane, yanditse neza, ariko wareba ubushake bwa politike ukabona mu by'ukuri amategeko arahari ariko ntashyirwa mu bikorwa. Ibyo bintu nabyo birahohotera. Nibyo urakoze cyane Rosette kutwibutsa no kuduciramo impamvu zigiye zitandukanye ushobora gutera ihohotera rishingiye ku gitsina. Numva ari n'umwanya mwiza, ni ikibazo gihangayikishije isi muri rusange ndetse by'umwihariko n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko numva ko ari n'umwanya mwiza wo guhindura imyumvire. Wabigarutseho, umugabo ntakumve ko ari umugabo kuko yatashye abantu bose, imyitwarire igahinduka. Dukwiye guhindura imyumvire tukumva ko uburinganire, tugahindura imyumvire y'ukuntu twumva uburinganire se cyangwa ubwuzuzanye, bityo tugasigasira kwirinda gukorerwa iryo hohotera cyangwa kurikora. Ariko bise binsunikira ku kindi kibazo, twagarutse ku ngaruka, twagarutse kuri igitera cy'iryo hohotera. Numva noneho n'uwaba dukurikiye ashobora kwibaza, cyangwa se nanjye mise nibaza, ese
wagize ibyo byago byo guhura cyangwa gukorerwa ihohotera rishingiye ku gitsina by'uko ari umugabo cyangwa umugore, ese ni iki yakora? Ese yakuraho ubufasha mu gihe udukurikiye ashobora kuba azi cyangwa se nawe udukurikiye warahuye n'ibyo bibazo n'izo ngorane, ese yakuraho ubufasha? Murakoze, tugira amahirwe nk'uko Rosette yabivuze, mu Rwanda ni igihugu cyakwigirwaho cyagerageje gushyira imbaraga mu buringanire by'umwihariko no guhangana n'ihohotera cyangwa se ihohoterwa rikorerwa umuntu uwo ari we wese, kuko duha agaciro umuntu, duha agaciro ikiremwa muntu. By'umwihariko rero umuntu wahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, hari serivisi nyinshi cyangwa se hari ahantu henshi ashobora gusanga kugira ngo bamufashe abashe gufashwa. Bishobora kuba ari ako kanya, kubera bishobora ko hari n'igihe uri guhangana n'ingaruka zabyo. Ku masantere do sante wenda ukifatwa ako kanya, wahohotewe ako kanya, ubundi hari imirongo bahamagara, hari Isange One Stop Center ikorera Kacyiru kandi igira inzobere zijyanye no kugufasha kwita kuri icyo kibazo cyane bikiba. Ubundi bavuga ko wakabaye ujya utararenza byibuze amasaha, bavuga 72, ariko ubundi byakabaye byiza hakiri kare cyane n'ibimenyetso bitarasibangana. Baragufasha rero byaba mu bijyanye n'imitekerereze ndetse bakanagufasha no ku mubiri kugira ngo ube banakurinda bakumira indwara ushobora gukuramo n'igihe wahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Hanyuma rero iyo uri guhangana n'ingaruka zabyo, n'ubundi ubwo ushobora igihe utaranagerayo ushobora no kwiyambaza HIB, zirahari ahantu hose, polisi na HIB ukabasanga ukababwira ikibazo wahuye nacyo. Kimwe mu bibazo abantu bahuye n'ihohoterwa bagira nuko bababwira guceceka. Burya kenshi umuntu uhohotera no kugucecekesha birimo. Twigeze tugira case mu gihe cyashize aho nkora, turi kwigisha kuri inuza ihohoterwa, umudamu uba mu rugo, asanzwe ari mu rugo rwose ameze neza. Arangije araza atubwira uburyo uwamuhohoteye, ntabwo ajyaga bivuga, ahubwo mu myitozo dukoresha, mu byo tukora, yageze hagati akajya hatagera. Dukoresha imyitozo yo guhumeka ya meditation, agera hagati asa n'uwibana. Ariko impamvu yibanaga, yabaga ari gutekereza, yibukaga umugabo amuniga amwereka ko ari bumwice kubera ibyo yamukoreye, kandi ibyo byabaye amaze imyaka irenga 5 ari mu rugo rwe, arubatse, afite n'umwana. Ariko umugabo abana nawe ntiyigeze amukunda kuko iteka yibuka wa muntu wamuhohoteye. Mu buzima rero abamo mu buzima bw'ubwoba, mu nzozi ahora ashikagurika, arota nabi. Noneho iyo yageraga bambwa ngo nahumirize gato, ahitaga abona umuntu afite icyuma, yamufatiyeho icyuma. Abantu bahohoterwa, wenda abantu babikoramo barabyumva cyane, hakurikiyeho noneho n'iterabwoba. Bakubwira ati ndakwica, ubuzibeshye bivuge ibintu nk'ibyo. Kimwe mu kintu cyagoranye cyane mu gihe bamufashaga, kuko abantu bahohotewe hari approche ishobora ibafasha, niyo kongera bayita liberation de la mémoire émotionnelle, kongera kugera kuri wa mwana wahungabanye cyangwa se wahohotewe igihe uko yanganaga. Yageze mu gihe yibona wa muntu kuko ntamuteye icyuma, gusa ni nka reka tubyite ko ari nkaho wumva noneho wabivuze, ugize ibyago urabivuze. Rero kimwe mu bintu bibagora nuko bananirwa kujya gushaka ubufasha. Ndagira ngo aka kanya umuntu wahohotewe cyangwa se uri guhura n'izo ngaruka yemere, hari aba professionnel, abantu biteguye kumufasha kuri centre de santé, hari n'abandi bikorera na vegirimo ndetse n'ayandi ma organisation atandukanye akora ku bantu bahohotewe. Gira umuntu byibuze wizera, ntabwo uri witupfa nkuko bakubwiye, ntabwo bari bukwice. Wizera ushobora gusanga akagufasha, ugannye polisi, ugannye kwa muganga, ugannye imiryango ikwegereye, cyane cyane bikoraho wenda naho zetaza kudufasha, hari henshi ashobora kubazi. Numva ari uburyo bwo kugira ngo umuntu ashaka gufashwa. Hanyuma rero abari guhura n'ingaruka zabyo, igihe wicaye ukumva wiyanze, igihe wicara ukumva ufite abantu bahohotewe iyo agera mu nzira. Reka nkoreshe nanone urugero, kera nigeze nkora karayesi, haza umudamu wahohoteye muri 85, nari ntaravuka, ariko umuntu araza atinya kujya no guhazwa, kugera ku rwego urumva byabaye kera ari mutoya, agatinya kujya guhazwa kuko igihe umugabo yigeze amuhohotera amubwira amagambo anambwira ati niyo wakwambara ntiwakwikwiza nka runaka.
ni ihohoterwa rishingiye ku marangamutima, hari icyo byari bivuze mu muco. Ariko ikintu cyamubayeho ni uko yatangiye kujya agenda abebera. Igihe rero wumva ufite ibyo bintu byose kugira ngo bizakugeze ku rwego wumva waritakarije ubumuntu, ni byiza kugira umuntu umwe byibuze wizera. Ntabwo umuntu abura inshuti, ntabwo ngende babwire ngo bajye gusega cyangwa bagire gute, ugira umuntu byibuze wizera kugira ngo ashobore kuba yagufasha. Numva ari icyo nabivugaho, hari kujya kwa muganga, hari kugana polisi, hari no kureba ya nshuti yawe wizera ukamubwira uti ndi guhura n'ibi, ndi kurwana n'ibi, kuko icyo nababwira ni uko barakira, barafashwa kongera akagera ku rwego babona ko. Ndanaboneraho kubahumuriza, uzumva iki kiganiro yahuye n'icyo kibazo, ndaboneraho kumuhumuriza, mubwire ko akiri umuntu, aracyafite agaciro, aracyafite ubuzima, ibyo ahura nabyo ni ingaruka, ariko birashoboka ko yakongera akisubiza agaciro yambuwe. Ndumva aricyo nabivuga. Nibyo koko gushaka serivisi si ubugwari cyangwa intege nkeya. Ni byiza rero ko wowe udukurikiye waba warakorewe ihohoterwa cyangwa se waba uzi umugenzi wawe cyangwa undi mubana mu buzima busanzwe wahuye n'ibyo byago, gutabaza si ubugwari kandi serivisi zirahari. Louise yabitunyuriyemo aho ushobora kubona izo serivisi hose hatandukanye, guhera ku rwego rw'umudugudu rwo hasi ndetse no kuzamura ku zindi nzego zo hejuru. Twite rero kuri uwo nguwo tutamuhutaje, yewe tunamukangurire gushaka no kugana izo serivisi. Muri iyi minsi rero turi mu minsi yahariwe, minsi 16 yahariwe ubukangurambaga bwo kurwanya no gukumira ihohotera rishingiye ku gitsina. Ni iminsi izagenda ikagera no mu kwa 12. Noneho Zet, niki abantu bagomba gukora, niki ni ibihe bikorwa abantu bagomba kwibandaho kugira ngo bafashe cyangwa se banakumire iryo hohotera rishingiye ku gitsina, tugendeye ndetse no ku nsanganyamatsiko twagarutseho y'uyu mwaka igira iti twubake umuryango mwiza uzira ihohoterwa. Urakoze cyane. Icyo Louise yaravuze, harabumva wenda ihohoterwa kumva ko ni ugukubitwa gusa. Icyo nashaka kugira ngo ngarukeho, nk'iryo hohoterwa iyo umuntu yakubiswe aba afite nyine ibimenyetso, yakubiswe, yakomerekejwe. Ariko nka ririya hohoterwa rikomeretsa umutima, ni ihohoterwa rikomeye cyane kandi ritagira ibimenyetso. Umuntu akakubwira uri mubi, nagushatse ndebaye, uri shitani, naribeshye, iyo nishakira runaka agenda kugereranya. Hari ukesi mperutse kumva we noneho umugabo we nta kintu yamubwiraga, yafataga ingagi agashushanya. Yaba ari ku meza ari kurya agafata iginuze cyo gushushanya cy'ingagi, yaba agiye akagishyira aho ngaho, ntagire ikintu kimwe amuvugisha. Yaba agiye kuryama, yajya kuryama agasanga ku gitanda hariho ikigagi. Muri douche yaba agiye koga agasanga. Donc umuntu ashaka kuguhohotera muri ubwo buryo. Mu by'ukuri umugabo bamubaje avuga ati jewe ndi umwarimu mba ndi kwigisha abana nshushanya kugira ngo mbereke inoze, ariko mu by'ukuri se iyo ngagi ihuriye n'umugore ko atari umunyeshuri we. So umuntu ashaka kuguhohoterwa nta jambo na rimwe akubwiye, ariko akakwica urubozo, akakwica umutima. Muri iyi minsi rero 16 yo kurwanya ihohoterwa, ubundi babyita ngo Orange the World. Ni minsi, ni ibintu biri global, ni ibintu biri ku isi yose, ntago ari u Rwanda gusa. Reka nibutse abadukurikiye ko insanganyamatsiko y'uyu mwaka iravuga ngo Unite to End Digital Violence Against All Women and Girls. Iyo ni insanganyamatsiko y'isi yose. Ni ukuvuga ngo bazibanda ku kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu ikoranabuhanga. Ariko mu Rwanda, theme yo mu Rwanda cyangwa se insanganyamatsiko ni twubaka umuryango uzira ihohoterwa. Byose n'ubundi biragaruka ku ihohoterwa. Hanyuma rero abantu bakeneye kumenya ko hari n'abantu bakora ihohoterwa batabizi. Yego. Bitewe n'impamvu ko yakuze, niba umugabo yarakuze se akubita nyina, agira akumva nyine ubuzima umugore ugatamukubise, mbese yaba atari umugabo. Donc abantu babanze bamenye ko ihohoterwa ari icyaha mu Rwanda by'umwihariko. Hari itegeko rihana
rinakumira ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Icya kabiri bizakorwa birumvikana bizayoborwa na minisiteri bifite mu nshingano ariko n'abafatanyabikorwa civil society n'abandi bantu batandukanye, media. Hari ibikorwa byinshi, harimo ibikorwa bizakorwa mu turere tugiye dutandukanye, harimo ubukangurambaga, harimo ubukangurambaga, harimo amahugurwa atandukanye, hari ibikorwa hari no gutegura ama spaces kuri social media, hari ibikorwa nkatwe muri GLF tuzakora mu mashuri atandukanye kwigisha abahungu n'abakobwa uburyo bakwiye kwirinda ihohoterwa, cyane ko ari nabo dukeneye gushyiramo imbaraga. Ubu umugabo uhohotera umugore we cyangwa umugore uhohotera biragoye ko wamuhindura kuri ubu ngubu, ariko nidushyira imbaraga mu bakobwa bato, mu bahungu batoya, bazakura ari ababyeyi beza, bazakura bazi neza icyo ari cyo ihohoterwa no kurikomera no kurirwanya. Niyo mpamvu hakwiye gushyirwamo imbaraga. Ibikorwa bizaba mu itangazamakuru, ibiganiro ku maradiyo, ku mateleviziyo, ibyo byose bigamije mu by'ukuri kurwanya, gukumira, ariko no kubwira abahohotewe ngo it's okay kujya gushaka ubufasha, kubyihererana, kubikomeza bigutere depression, bigutere kwiyahura, kuki urinda ubuzima bwawe. Njya mbwira abagore, aho kugira ngo niba umugabo akubwira ngo nzakwica, amaherezo azakwica, wavuye muri urwo rugo hakiri kare ugihumeka umwuka wazima, aho kugira ngo uvemo uri umurambo, wavamo ugihumeka. So kujya gushaka rero ubufasha, haba nk'uko Louise yabivuze kuri Isange One Stop Center no mu turere twose, mu bitaro no mu masantere de sante, ni ahantu ushobora kubona ubufasha, aho kugira ngo ukomeze ubyihererane, kuko kuvuga ngo nubivuga azakwica n'ubundi warapfuye nturiho. N'ubundi hari umuntu ukwica akakwica uhagaze. Ibyiza rero ni uko watanga icyo kibazo ukegera abantu nkagufasha. Ariko nanjye nibaze mu mutima wanjye, ese niba mpohotera kuki ntakwihana nkabireka? Ariko kandi uwahohotewe ni gute namufasha? Hari ukuntu umuntu ahohoterwa, cyane cyane nk'abana bafatwa ku ngufu, ugasanga umuntu avuga ati ubundi wajyaga he? Wajyaga wambaye, reba akamini wari wambaye, niwe wari wishoye, niwe wamwibambajeho. Mu by'ukuri ugasanga habaye icyo bita revictimization, kongera noneho kumugira yari victime, wongera musesereje ubundi. No mu bituma abantu batinya gufasha. Akavuga ati nimbivuga bizagenda biti. Ariko nukuri abahohotewe, abahuye n'ibibazo by'ihohoterwa, tubagira inama yo kuvuga. Muri iyo uvuze ikibazo, nubwo umuntu ataguha igisubizo, byibura bigabanya ubwo bubabare n'ako gahinda gakabije. Ntabwo ushaka kwiyahura bavuze ikibazo cyawe. Ariko kandi nk'abagabo n'abagore baduteze amatwi, ntabari njye uhohotera mugenzi wanjye, kuko kugira ngo tugire umuryango utekanye birasaba uruhare rw'umugabo n'umugore. Niyo mpamvu buri wese akwiye kuvuga ati ku rwanjye ruhande nkwiye kugira ibyo ntunganye, ku rwanjye ruhande reka ngire ibyo ntunganye, ntitaye ku bya mugenzi wanjye, reka nkore inshingano zanjye, ninzikora nawe agakora ize, ni ya mahoro, ni wa mutekano. Ariko cyane cyane bivira ni mu biganiro. Ntabwo wakubaka umuryango utekanye, ni wakubaka umuryango uzira ihohoterwa mudashyira ku meza ngo uganire n'umugabo n'umugore uvuga ati rero jewe iyo ukoze ibi bintu birambangamira. Nk'ubu ejo umugore yahoze ambwira ati abagabo bamwe jewe mwereko wanjye yataye inshinga, kuba ncuruza imyenda gusa yahise nta gitangarasiyo, nta kigira ibintu byose ameza atya, mbese ni nkaho urugo rwose rwicaye kuri jewe. Uwo ni umutwaro ukomeye cyane. So reka buri muntu wese aharanire kurwanya no gukumira ihohoterwa yihereyeho. Ibyo rero nibyo bizaduhereza wa muryango utekanye, wa muryango ushoboye, wa muryango uzira ihohoterwa. Kandi iyo miryango irahari. Abantu ntibakumve ko ibintu byacitse, imiryango yose ari ihohoterwa, imiryango yose ari amakimbirane, abantu bose benda kwicana. Haracyari imiryango myiza, imiryango itekanye, imiryango imeze neza. Ejo hari umunyamakuru wampamagaye ambwira ngo abana bari kumubwira ati ntabwo dushaka gushaka kuko amakimbirane tubona mu miryango. Ariko nkababwira nti ntabwo ari byo, kubera ko kugira umuryango nicyo kintu cya mbere buri muntu wese akeneye. Kuvuga ngo rero ntabwo uzashaka kubera ko kwa runaka ari amakimbirane, ntabwo uri kwa runaka. Kandi wowe ushobora gutegura neza urugo rwawe ukagira urugo rw'umugisha, rw'amahoro n'umutekano. Reka mbashimire cyane kubw'ikiganiro cyiza twasesenguye tukanasobanurira abadukurikiye, tukarushaho no kumenya ibigendanye n'iyi nsanganyamatsiko y'uyu mwaka mu kurwanya no guhangana ihohotera rishingiye ku gitsina, twubaka umuryango mwiza. Ndabashimiye cyane, ndagushimiye cyane Louise kwitabira ubutumire bw'uyu munsi. Twari kumwe na Louise Mukeshimana, akaba ari umukozi ushinzwe gukurikirana porogaramu mu muryango Ubuntu Center for Peace. Louise turagushimiye cyane. Murakoze cyane.
turagushimiye kandi nawe Rosette Nkundimfura akaba ari impuguke mu bijyanye n'uburinganire ndetse n'ubwuzuzanye, akaba kandi ari umuyobozi w'ihuriro ry'abakobwa b'abayobozi. Turagushimiye cyane Rosette. murakoze cyane. Turabashimiye namwe rero mwakurikiranye ikiganiro cy'uyu munsi. Ni ikiganiro Baho Neza twite ku buzima bwo mu mutwe, ikiganiro nk'uko mumaze kubimenyera mugezwaho n'umuryango Avega Gahuzo ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cy'ubuzima RBC ndetse no ku bufatanye bw'Imbuto Foundation. Uyu munsi twaganiraga ku nsanganyamatsiko igira iti twubake umuryango mwiza uzira ihohotera. Ikiganiro nakagaruka, mwakoze kubana natwe.